Hello, turabasuje cyane mu mwese mukomeza kuba natwe mu biganiro byacu bya buri munsi kuri TIJO family. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, kandi ibiganiro byacu ni byiza, namwe mukomeze mukurikirane umunsi ku wundi. Turabakunda cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu 10 bizakwereka ko umuntu cyangwa se umukunzi wawe muri kumwe uyu munsi mukundana, byitwa ko mukundana mutakiri kumwe mu murongo w'urukundo, cyangwa se wowe ushobora kubitekereza yuko mugikundana ariko we yamaje gufata indi nzira, cyangwa se ntago akikwiyumvamo. Ikintu cya mbere kizakwereka cyangwa se kizakubwira yuko umuntu wawe atakigukunda, hari abafunguka bakabikubwira. Umuntu akakubwira ati njyewe ndumva ntakikwiyumvamo, cyangwa se ndumva ntakigukunda, akerura akabikubwira. Umunyarwanda yaravuze ngo ndakwanze, cyangwa se umuntu nakubwira ngo ndakwanze ntuzigere utegereza ko izavamo ndagukunze, nta na rimwe. Rero umuntu ubwe natinyuka akabumbura umunwa we akakubwira ngo runa sinyigukunda, uzagerageza ubyumve, nubwo wowe ushobora gutekereza ko abivuze yikinira, cyangwa se bitewe na rangaje cyangwa se n'isura abivuganye ugatekereza yuko ari kukubeshya. Basi uzagira ubwenge ubitekerezeho kabiri, wifatire n'umwanya wowe ubwawe ubigenzure, kuko akenshi hari igihe abikubwira akomeje, kandi wowe kubera y'amaso y'urukundo ntubashe kubitekerezaho ngo ubihe umwanya uhagije. Rero umuntu nakubwira yuko atakigukunda, uzagerageze ubitekerezeho, ubigarure mu bwenge bwawe, ubihe umwanya kugira ngo ubashe gufata umwanzuro mwiza kandi ukwiriye. Akenshi na kenshi aba atakigukunda koko. Ikintu cya kabiri kizakubwira yuko uwo wita umukunzi wawe atakigukunda, ni uko uzagerageza gukora buri kimwe cyose ariko ukabona ntabyishimiye, ntabyitayeho, ntabihaye n'umwanya, rimwe na rimwe akamera nkaho atanabibonye. Icyo gihe uzamenye yuko atakigukunda. Ikintu cya gatatu, kwisanga kenshi ubabajwe na bimwe mu bintu mutumvikanyeho, cyangwa se ukisanga muri kubwirana nabi hejuru y'ibintu mwaganiriyeho, ariko ugasanga ntabwo mwabyumvisha kimwe. Rimwe na rimwe nimba ubona akenshi mudahuza mu bitekerezo mugenda muhana, cyangwa se umwe azana ugasanga nimba wazanye igitekerezo ntabwo mugihuje, ntimugifatiye umwanzuro, ahubwo ni ugutera hejuru ibintu byose, mukazana n'ibyahise n'ibyatambutse. Uwo muntu uzumve ko, cyangwa se gerageza kwiyumvisha ko atakigukunda, cyangwa se ingano y'urukundo yagukundaga yagabanutse pe, kuko mukomeje gutyo ntabwo mwabasha kubaka ikintu kizima mu buzima bwanyu, ntabwo mwabasha kubaka ikintu cyiza mu buzima bwanyu. Rero gerageza, cyangwa se wiyumvishe ko ibyanyu bitari kubasha kugenda neza, ufate undi mwanzuro. Ikindi kintu kizakubwira ko, ikintu cya kane kizakubwira yuko umuntu muri kumwe mu rukundo atakigukunda, wa muntu utemera amakosa ye, ntasabe n'imbabazi, kandi akenshi akaba yanayakwegekaho, akakwegekaho ikintu kugira ngo wowe wiyumve ko ari we wakoze iryo kosa. Hano n'inshuti zanyu, cyangwa se abantu b'inshuti ya couple yanyu baza mwabibabwira, bo bitewe n'ukuntu yisobanuye bakumva ko ari we munyamafuti, kandi we ikintu cyangwa se iryo kosa ryabaye ubireba n'amaso yawe, ariko bitewe n'ukuntu bamuzi nk'umuntu nyine w'umutagatifu mu rukundo rwanyu, ntabwo babasha kukumva, nta nubwo babasha kwiyumvisha ko yakora ibintu nk'ibyo ngibyo uba urimo kuvuga yuko byabaye. Rero gerageza wumve ko uwo muntu atakigukunda pe, ushaka andi mahirwe. Ikindi kintu cya gatanu kizakwereka yuko umuntu muri kumwe mu rukundo atakigukunda,
ni ugusanga akenshi mu bintu muganiriyeho cyangwa se iyo mugerageje kuganira cyangwa se mu rukundo rwanyu ari wa muntu ugira umujinya w'umuranduranzuzi, rimwe na rimwe uwo mujinya ukaba wavamo no kugukubita. Ugasanga umuntu agira umujinya mwinshi, wagira ngo iyo muganiriye cyangwa se muri gukorana ikintu runaka bisa nkaho hari nk'ibintu uri kumujombagura cyangwa se hari nk'ibintu urimo kumubwira adashaka kumva bimurambiye. Gerageza wumve ko uwo muntu ufite umujinya ungana gutyo udashobora kukwihanganira habe na rimwe, udashobora byibuza kukwereka yuko n'ikintu wakoze byibuza atakizanyemo uburakari cyangwa se ubone akishimiye, uwo muntu ntabwo aba akigukunda. Ikindi kintu cya gatandatu kizakwereka ko umuntu utekereza ko muri kumwe mu rukundo atakigukunda, umuntu utagutega amatwi ngo aguhe umwanya mu gihe hari ikintu ushaka kumubwira. Ugasanga wamubwiye ndashaka ko turi buze kuganira, ndashaka ko tuganira, wahereye nko ku wa mbere ubimubwira ugejeje ku cyumweru, wahereye nko ku itariki ya mbere umubwira ndashaka ko tuganira, ndashaka ko tuganira, ariko nta kubonera umwanya, ntashaka kugutega amatwi habe n'iri na rimwe. Gerageza wumve ko uwo muntu nawe atakigukunda, kuko umuntu ugukunda ntabwo yabura kugutega amatwi, umuntu ugukunda ntabwo yakuburira umwanya wo kuguha kugira ngo muganire, atega amatwi yumva ikintu ushaka kumubwira. Kandi umuntu ugukunda iteka ahora afite inyota yo kumva ikintu kiri bugusohokemo. Gerageza wumve rero yuko uwo muntu nawe atakigukunda, nimba atabasha kugutega amatwi ngo aguhe umwanya muganire. Ndetse abantu benshi tuzi yuko communication cyangwa se kuganira hagati y'abakundana ari byo bikomeza urukundo, ari byo bibakomereza ubuzima murimo, ari byo bituma urukundo ruryoha rukamera neza. Mbese mu gihe mutaganira, mu gihe mudahana umwanya ngo mutegane amatwi muganire, mubwirane imbamutima zanyu, mwumve mwisanzuye, urukundo rwanyu murumva hari aho rwagera, uwo muntu ntabwo aba akigukunda. Ikindi kintu kizakwereka ko uwo mukundana cyangwa se uwo wita umukunzi wawe yamaze kugutera umugongo, ni ukubura umuntu, kuba wowe ushaka kuba hari ukuntu ushaka kumubwira bimwe mu byiyumviro byawe, ariko ukabona waramubuze, ukabura umuntu pe, ntumubona ngo umubwire ibyiyumviro byawe, umubwire uko wiyumva, muganire ku byo mwahindura mu rukundo rwanyu, ibyo mwakongeramo, ukamubura pe, umuntu ukamubura umureba. Gerageza wumve ko uwo muntu nawe hari ukuntu arimo aragutera umugongo mu rukundo, kandi wumve ko urukundo rwanyu ntago ruhari, rwaragabanutse cyangwa se rwaranashize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi kintu cya munani kizakwereka ko uwo ufata nk'umukunzi wawe cyangwa se uwo wita umukunzi wawe we yamaje kubivamo, ntimubasha kumvikana ku bintu by'ingenzi mu buzima bwanyu. Urugero, nimba mutabasha kumvikana uburyo mwacunga umutungo runaka mufite, ntimubasha kumvikana ku bijyanye n'idini, umwe asengera aha undi asengera aha, ariko iyo umwe avuye gusenga undi aba ari aho ngaho, ibiki narakubwiye ibi, usanga nyine ari ibibazo, idini ryawe sindishaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa se ugasanga muri gupfa muri bamwe, cyangwa se murimo gupfa bamwe mu bantu b'inshuti zanyu cyangwa bo mu miryango yanyu. Aho hantu nawe uwo muntu uzamenye ko mutazigera muhuza cyangwa se mutakiri kumwe mu rukundo rwanyu, nimba mutangiye gupfa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kintu kandi aricyo cya 9 twanagikomojeho, kumva nta byiyumviro ufitiye umuntu, cyangwa se ukumva nta mbamutima ukimugirira, ukumva nta marangamutima ukimugirira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo kintu nacyo
nimba wumva umuntu utakiri kumwiyumvamo cyangwa se ubona nawe atakiri kukwiyumvamo, menya ko tayari ibyanyu byamajije kujyaho iherezo. Ikindi kintu cya 10, nimba ubona akenshi atagushyigikira cyangwa ngo aguhe inama cyangwa ibitekerezo ku bintu runaka ushaka kugerageza gukora, uwo muntu nawe muba muri mu marembera, ntago muba mukiri kumwe. Umuntu utagushyigikira nta kintu mwazubaka kizima cyangwa kigaragara, nta n'ikintu mwageraho. Urukundo rwanyu narwo ruri kurangira cyangwa se rwararangiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ibyo nibyo bintu bizakwereka yuko we n'umukunzi wawe cyangwa se uwo wita umukunzi wawe atakigukunda. Komeze mukore subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane.